urugo ruhire. urugo ruhire. urugo ruhire. Urashaka kwitegura neza gushinga urugo? Urashaka kumenya ishingiro ry'umubano mwiza w'abashakanye? Urifuza kuba umubyeyi nyakuri utanga uburere bukwiye? Kurikira ikiganiro urugo ruhire kuri radiyo Mariya Rwanda, gitegurwa n'ubunyamabanga bwa serivisi y'ubusugire bw'ingo mu Rwanda. Bakunzi ba radiyo Mariya Rwanda, mwiriweho. Nimukomeze kugira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2024. Kristo Jambo w'Imana wigize umuntu akaza kubana natwe, naganze mu buzima bwa buri wese, ahabwe ikaze n'intaho mu ngo z'abashakanye, ihumure n'amahoro bimuturukaho bitaha iwabo. Ni mu kiganiro urugo ruhire mugiye kugezwa na Padiri Fraterne Nahimana, umupadiri wa Diyoseze ya Nyundo, unashinzwe ikenurabushyo ry'ingo muri zone pastorale ya Kibuye. Ingo nziza zirakagwira, ingo nk'izo zizaryoshya isi, kandi Imana izahora izishyigikiye, ahazaza hazo ni muri paradizo. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka kuri iyi nsanganyamatsiko: ukwihangana mu buzima bw'abashakanye barangamiye Kristo we soko y'amizero. Ni insanganyamatsiko tuganiraho mu ngingo 3 ngufiya zishimangira ko kurangamira Kristo mu buzima bw'abashakanye ari kimwe mu byabashoboza gukura mu rukundo nyakuri rufite ibiruranga byinshi, ariko tukaza kwibanda ku kwihangana. Ingingo ya mbere: umubano w'abashakanye ushingiye ku rukundo. Abahanye isakaramentu ryo gushyingirwa nyuma y'igihe cy'ubushishozi bwa ngombwa mu mahitamo yabo no gufata icyemezo cyo kubana kugeza ku rupfu, byose nta handi babishingira hatari ku rukundo. Na n'uyu munsi twishimire ko dufite ingo nziza z'abakristo zifitemo ubuzima, zibaho zimurikira izindi, ndetse umuntu atahama kuvuga ko zamamaza ivanjiri ya Kristo zinyujije mu buhamya bw'ubuzima bwabo. Izo ngo ni izubakiye kuri uwo musingi ukomeye w'urukundo. Izo ngo zibaho mu mizero y'ibyiza Imana igenera abashakanye, maze haba mu bihe byiza zigashimira Imana, haba mu bihe by'amage n'ibigeragezo ntizibe abahamya ba byacitse, ahubwo ubwayo mizero ahora ziranga ntizihungabane, ntizijya na rimwe zishidikanya ko Imana iri kumwe nazo. Ingo zo zubakiye ku rukundo rudashyitse cyangwa rudashinze imizi ihamye, ntibizorohera kubaho mu munezero Nyagasani ahamagarira abashakanye. Icyakora zaba izo ngo zubakiye ku rukundo ruzima, yewe zaba n'izo ngizo zubakiye ahadakomeye, zose hari ikintu kimwe zihuriyeho: zihamagariwe kubaho muri ayo mizero, zihamagariwe kwizera Kristo. Na mbere yo kuvuga birambuye ku kurangamira Kristo w'isoko y'amizero, haba ku bantu bose muri rusange ndetse no mu bashakanye by'umwihariko, birakwiye kwibutsa ko Imana iba ifite umwanya udasimburwa mu mubano w'abantu bose. Kuva ku ikubitiro, kuva mu ntangiriro, Imana niyo ihuza abantu. Iyo bayikundiye niyo ikomeza urukundo rwabo, kandi rukaruha kwiyongera no kurumbuka imbuto. By'umwihariko mu bashakanye, igihango bagirana cyinjira rwose mu gihango Imana igirana n'abantu bayikunda. Ukuri kandi gukomeye ni uko urukundo rw'abashakanye rubaho ruhamye ari uko rufite uburyo rwigana urukundo rw'Imana. Iyo bitabaye ibyo, ruba urukundo rugarukira gusa ku marangamutima n'amagambo, rwa rundi ruharara rugahararukwa, ariko ntiruzigere na rimwe rugera ku ntera y'urukundo nyakuri. Mu buzima bw'abashakanye ni ngombwa kurangamira Imana.
niyo izi gukunda by'ukuri. Muri yo urukundo ruruzuye. Mu gihe urukundo ruba muri kamere muntu, ruhora rukeneye gusanwa, kurerwa, gukura no gukomera, ngo rubone kuba koko inzira yo kwitagatifuza. Yezu ati ntawagira urukundo ruruta urwuhara amagara ye kubera inshuti ze. Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 15 umurongo wa 13. Ubwo rero ntawarusha Kristo kugira urukundo, birakwiye kumurangamira kugira ngo umuntu agire urukundo nyarwo. Yamenye gukunda Kiliziya nk'umugeni we, maze arayitangira. Mugabo nawe mugore ushaka gukunda, nta rundi rugero uzabona rutari urwa Kristo. Murangamire maze umenye gukunda by'ukuri. Uwo Kristo ni nawe twigishije ko umuntu nyamuntu ubaho mu bwisanzure nyakuri ari uwitanga, akitangira abandi. Ibyo kandi bigakorwa mu rukundo. Nubwo ariko urukundo mu bana b'abantu muri rusange no mu bashakanye by'umwihariko rufite ibiruranga byinshi, reka tugaruke ku kwihangana nk'ikirango cy'urukundo ruzima. Turi mu kiganiro ukwihangana mu buzima bw'abashakanye biyemeza kurangamira Kristo we mizero. Ukwihangana ni ikirango cy'urukundo mu bashakanye. Ukwihangana ni ngombwa mu bashakanye kuko nta rugo rw'abatagatifu rubaho, ahubwo urugo rwiza ni uruharanira ubutungane nk'uko Papa Francisco abyibutsa, ariko na buri wese mu barugize adahakanye ko ari umunyantege nke. Mu rugo buri wese akeneye gukundwa, kwihanganirwa, agafashwa kubaho uko bishoboka kose. Iyo Pawulo Mutagatifu mu gisingizo cy'urukundo dusanga mu ibaruwa ye ya mbere yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 13 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku 13, iyo Pawulo rero avuga ibiranga urukundo, hagaragaramo no kwihangana. Nibyo koko urukundo rurihangana kandi rukihanganira byose. Icyo gisingizo nyir'ubutungane Papa Francisco akigarukaho mu rwandiko rwa gishumba Amoris Laetitia, ntekereza ko rumaze gusakara henshi, rusomwa na benshi. Abigaruka mu mutwe wa 4, ari nako aganisha ibiranga urukundo ku mubano w'abashakanye. Bivuye mu rurimi rw'Ikigereki, mu gisobanuro cy'ukwihangana humvikanamo ko ari ukwihanganira ibintu byose bitubangamiye dufite ku mutima, ushakisha icyiza gusa. Uwihangana n'ushakisha icyiza gusa, udata umwanya ku kibi kabone nubwo cyaba gihari. Kwihangana ni uguhagarara gitwari ngo umuntu atagamburuzwa, maze ineza yari yifitemo cyangwa yigeze kwigiramo iveho itsindwa n'inabi. Koko rero urukundo ruzima rurangwa no kwihangana guteye gutyo. Uwabivuga mu yandi magambo, yakwemeza ko kwihanganira umuntu cyangwa icyo ari cyo cyose, ugakomeza guhagarara wemye, nta nzika, inabi, umugambi wo kwihimura no kwihorera, ari ikigaragaza urukundo ruzima. Urugo rw'abashakanye rwifitemo ko kwihangana ruba rutekanye, nta kiba kizaruhungabanya. Imiryango hirya no hino igenda irangwamo amakimbirane, umwiryane, ugucagagurana, ihohoterwa, yewe n'ubwicanyi, ni imiryango yabuze urukundo ruzima rwihangana. Kwihangana mu bashakanye si ikimenyetso cy'intege nke n'ubugwari no kuneshwa nk'uko bamwe babikeka, ahubwo ni ukugaragaza imbaraga, maze aho uwahemutse yari akwiye gucishwa bugufi kubera intege nke ze nawe yiziho, agakomeza kubahirwa uwo ari we atitiranyijwe n'izo ntege nke zamuranze. Aha ni naho ukwihangana kugaragaza isano ikomeye gufitanye no kubabarira. Muri ubwo buryo uwihangana yishyira mu mwanya uwo akwiye kwihanganira, agasanga nta kindi cyari gikwiye
usibye imigenzereze nk'iyo. Iyo mu mibanire y'abashakanye hari umwe wifitemo urukundo ruzima rwifitemo ko kwihangana, urugo rushobora gutera kabiri, kabone nubwo rutagera ku byishimo bisesuye, kuko ibyishimo bisesuye ari nabyo twifuriza ingo z'abashakanye, biboneka iyo bombi bifitemo izo mbaraga zidasanzwe zitagirwa na buri wese, ndetse twanahamya ko ari imbaraga zitangwa n'Imana ubwayo. Turi mu kiganiro ukwihangana mu buzima bw'abashakanye babaho barangamiye Kristu amizero yabo, Kristu soko y'amizero. Ukwihangana mu bana b'abashakanye ni ukwiga uburyo bushya bwo kumva, kubona no gutwara uri mu makosa. Ubwo Martin Luther King yahitagamo kwivuguramo urukundo rwa kivandimwe, nubwo bwose yari yugarijwe n'ibitotezo n'agasuzuguro, yaravuze ati burya umuntu kwanga gusumba abandi nawe aba yifitemo icyiza, ndetse n'ubwoko bw'abantu burusha abandi kukwanga buba bwifitemo icyiza. Yanongeyeho ati iyo ugeze ku rwego rwo kwitegereza isura ya buri wese ukayibonamo ikiyobokamana ryita ishusho y'Imana, uba utangiye kumukunda. Kwihangana bisaba guhindura indoro tubonana uri mu makosa, tukibuka ko yifitemo ibyiza kandi byinshi. Ku bashakanye ni umwanya wo kudatinda na gato ku ntege nke ze, ahubwo umwanya munini ukawumara ku byo ashoboye kandi atunganya. Burya biba bihari n'igihe bamwe bavuga bati yarakwiye kugawa, yarakwiye kuvugwa nabi, ni ikigwari ntacyo ashoboye, waba ari umwanya dupfushije ubusa, ahubwo kiba ari igihe cyo gusubiza amaso inyuma, ukibuka bya bihe by'ubuto bwanyu, mu gihe cyo kurambagizanya, mu kwezi kwa buki, ubwo byose byari bikiryoshye, ukihatira kongera kubakira kuri ibyo, ukabibonamo nka fondasiyo, ugatangira kubaka bundi bushya. Ni ukwiremamo icyizere cy'uko bwa bwiza ku mubiri, rwa rugwiro yajyaga kwakirana, ya nseko ye yakunyuraga ntuyihage, kwa kugutekerezaho kenshi agamije ineza yawe, kwa gutakaza umwanya we atiganza aje kukureba, ko burya byose byari bishingiye ku rukundo, kandi ko rutayoyotse nubwo rutagishashagirana nka mbere. Mu mibereho y'umuryango ni ngombwa kwitoza urukundo rutuma umuryango urwanya kandi ugatsinda ikibi kiwugarije. Turi mu kiganiro ukwihangana mu buzima bw'abashakanye barangamiye Kristu soko y'amizero. Ingo nziza zirakagwira, ingo nk'izo zizaryoshya isi, kandi Imana izahora izishyigikiye, ahazaza hazo ni muri paradizo. Iyo abashakanye bahuje umutima, iyo bakundana
iyi si kandi Imana izahora izishyigikiye ahazaza hazo ni muri paradizo. Kuko hari abantu bashobora gukosa kubabarirana babigize akabando kabafashe imisozi n'amayira mabi, bahora bazirikana ko bari mu butumwa. Ingo nziza zirakagwira, ingo nk'izo zizaryoshya iyi si kandi Imana izahora izishyigikiye ahazaza hazo ni muri paradizo. Indi ngingo ya gatatu. Kubera icyo abashakanye bakwiye guhora barangamiye Kristo. Nk'uko gatigisimu ya Kiliziya Gatolika ibigarukaho mu nimero 1638, mu gushyingirwa kwa Gikristo havuka ubumwe buhoraho hagati y'abashakanye bonyine ku buryo nta wundi ugomba kubwivangamo. Iryo sakramento kandi ritera inkunga abarihanye kandi rikabatagatifuza kubera inshingano n'icyubahiro bijyanye n'uburyo bwo kubaho kw'abashakanye. Ibi birashimangira ko kuva abashakanye binjiye mu mubano wabo baba binjiye muri gahunda ndende y'Imana, ari nayo yahaye umuntu umutima ukunda, ikaba ari nayo yasanze bitaba byiza umuntu abayeho ari wenyine, maze ikamugerera umufasha bakwiranye, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 2 umurongo wa 18. Aha rero kubera icyo abashakanye bakwiye guhora barangamiye Kristo, aha biragaragaza ko Imana ibiri mu mubano wabo. Niba iri mu mubano wabo bagomba guhora bayirangamiye kugira ngo ukomeze ubeho. Ariko se ko abashakanye batangira umubano wabo bifatiye icyemezo, kuki bakwiye guhora barangamiye Kristo? Ese icyo cyemezo bifatiye ntibakwishoboza kugikomeraho? Mu kugenekereza gusubiza iki kibazo hari n'ikindi twakwibaza. Ese ubundi umuntu aho ava akagera arishoboye ngo agere ku byifuzo byiza yifitemo? Urugo rw'abashakanye se rwo rutagize ubuvunyi bw'Imana, aho rwagera ku ntego nziza n'imigambi myiza ruba rwifitemo, by'umwihariko babasha kuramba mu rukundo rumwe rwihanganira byose? Amateka y'ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva, ari nabo uwitwa muntu wese akomokaho, ari nawo umuryango wa mbere, yaducira amarenga y'intege nke za muntu zikwiye guhora zitabarwa n'ingabire y'Imana. Muntu wa mbere yaremwe mu ishusho y'Imana, aremwa ari umugabo n'umugore, nk'uko mu gitabo cy'Intangiriro bitubwira umutwe wa 2 umurongo wa 26. Baremwe mu rukundo rw'Imana, kandi urwo rukundo bari abahamya barwo mu mibanire yabo mbere yo gucumura. Bumvaga Imana nk'umubyeyi ntibayikange, ndetse nabo bari basangiye ibyiza byose birimo bwa bumwe bushingiye ku rukundo. Mu magambo make, bari bishimye, banogewe, banyuzwe n'umubano wabo. Nk'uko mbere yo gucumura imibanire yabo yari nta makemwa, twavuga yuko abashakanye bari kumwe n'Imana n'imibanire yabo ishobora kuba myiza. Ngo bari bambaye ubusa, ariko ntibyari bibateye isoni. Igitabo cy'Intangiriro umutwe wa 2 umurongo wa 25. Ni ukuvuga ko nubwo ntacyo bari bafite bakwiratana, ariko bari banyuzwe n'uko Imana yabahanze. Bamaze gucumura byose byarahindutse,
umubano wabo n'Imana wajemo igitotsi, umubano wabo wajemo witandukanye no kwitana ba mwana. Mu yandi magambo, urukundo rwabo rwarahungabanye, rwarakomeretse. Ukwihangana no kwihanganirana ntibyari bikiboroheye. Ni amateka atwereka uko umuryango na n'uyu munsi ubayeho. Imwe mu miryango ibaho mu makimbirane ashingiye ku mpamvu nyinshi, ariko ku isonga hakazamo kutumva neza Imana no gukomera ku kibahamagarira mu mubano wabo. Abashakanye batumva Imana rwagati muri bo nk'umuhuza wabo, biragoye yuko bakumva icyo bapfana bakomera mu mubano wabo. Guhigika Imana bizana igitotsi mu mubano wabo. Nk'uko bakomotse kuri Adamu na Eva, twagombye gucungurwa na Kristo, ari nawe wazamuye umubano w'abashakanye akawushyira ku rwego rw'isakramentu, ni ukuvuga ukaba ikimenyetso kigaragaza umubano wa Kristo na Kiliziya ye, ukaba ushingiye ku rukundo nyarwo. Ni nako umuryango, kugira ngo ubeho mu bwiza buhuje n'ubutorwe bwawo, uhamagarirwa guhanga amaso Kristo wawucunguye. Amagambo meza kandi afite igisobanuro gikomeye dusanga mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa 4:13, nta waba yibeshye ayavuze ku bashakanye b'Abakristo. Nshobora byose muri Kristo intera imbaraga. Bashakanye, nimurangamire Kristo, soko y'amizero yanyu, azabashoboza byose, azabatera imbaraga. Urugendo rw'ubuzima abashakanye biyemeza gukora bafatanya urunana ni urugendo rutoroshye. Nyuma y'igihe gito bashyingiwe, ntibaba bakirebana akana ko mu jisho, nubwo nabyo biba byarigeze kugira umwanya wabyo, kandi ni ingenzi koko. Ahubwo baba bagomba kureba mu cyerekezo kimwe, mbese nka babiri bahindutse umwe. Umuhanga Antoine de Saint-Exupéry niwe ugira ati, gukundana si ukurebana amaso ku yandi cyangwa se akana ko mu jisho, ahubwo ni ugufatanya mwembi kureba mu cyerekezo kimwe. Ni babiri rero bahindutse umwe, bagomba kureba mu cyerekezo kimwe kugira ngo umuryango wabo ubeho. Ibyo rero bisaba byinshi, birimo uburere abantu baba barahawe bakiri bato, ibyo babonye n'ibyo bize aho banyuze mu mateka yabo, ibyo bigiye ku nshuti n'abamenyi, indangagaciro zishingiye ku muco bakiriye mu buryo butandukanye, zimwe bakazakira izindi bakazisuzugura, indangagaciro za Gikristo wenda zitageze abantu ku mutima ngo zibahindure, n'ibindi. Mu yandi magambo, ibyo abashakanye batakwishoboza bitewe n'izo mpamvu zose, Kristo ubwe yabibashoboza kuko nta kimunanira. Turi mu kiganiro ukwihangana mu buzima bw'abashakanye barangamiye Kristo, soko y'amizero. Bashakanye, nimwiringire Imana maze abe ariyo murangamira. Mu buzima bwa buri munsi, ibibazo n'ibigeragezo ntibibura. Abashakanye bakwiye guhora bisunga Imana, bakayigana mu isengesho, bakayirangamira mu buryo bwose. Nta mpano, nta kado, nta gift ikomeye abashakanye baha abana babo, inshuti zabo zemera Imana, Kiliziya muri rusange, yaruta kubabona bari hamwe mu bikorwa n'amasengesho bikomeza ubuyoboke bwabo. Iyo basengera hamwe, baba batanga icyizere cyo kuzarambana, nk'uko Mutagatifu Tereza wa Kalikuta abigarukaho agira ati, urugo rusengera hamwe ruramba mu bumwe. Ni ngombwa kwiringira Uhoraho. Hahirwa urugo rwiringira Uhoraho, maze igihe cyose rugahora rumuhungiraho. Mbese nk'uko umuririmbyi wa Zaburi abivuga ati, Uhoraho ni wowe buhungiro bwanjye, sindateterezwa bibaho. Ni wowe mizero yanjye Nyagasani, Uhoraho ni wowe niringiye kuva mu buto bwanjye. Zaburi ya 71 umurongo wa 1 n'umurongo wa 5. Kwiringira Nyagasani ku bashakanye
gushyira amizero yabo muri we nibyo bibafasha kubana mu rukundo ruzima rumwe rwihangana. Mbega ibyishimo kubona umugabo n'umugore bakomeye ku Mana basengera hamwe mu rugo iwabo muri ya kiliziya y'ibanze, baturira hamwe igitambo cy'Ukarisitiya bakajyana mu misa ku cyumweru. Icyo gitambo cy'Ukarisitiya gishobora kubibutsa kimwe bahaniyemo isakaramentu ryo gushyingirwa, ari naryo ryababumbiye hamwe. Nta cyiza nko kubona abashakanye bajyana mu myiherero bagateganya muri gahunda y'umwaka igihe runaka bashobora kugerera mu rugendo nyobokamana. Nta cyiza nko kubona abashakanye bibukiranya guhabwa isakaramentu ry'imbabazi, bazirikana ko n'isakaramentu ryo gushyingirwa kwabo ari inzira yo kwitagatifuza, bityo n'igihe biyumva nk'abanyantege nke imbere y'Imana bakayoboka iryo sakaramentu rya penetensiya, maze igihe cyagera umwe akabyibutsa undi ati tujye kwigorora n'Imana. Abakomeye ku Mana batyo ibaha kugera kuri kwa kwihangana. Ntibiba bikiri umuzigo ubashikamiye, ahubwo bihinduka kamere ya kabiri, icyo mu Gifaransa twita seconde nature. Ibyo rero babishobozwa n'Imana barangamira. Muri iki kiganiro rero twarimo ukwihangana mu buzima bw'abashakanye barangamiye Kristo soko y'amizero. Nagana no ku musozo ngira nti bashakanye, ndabifuriza gukomeza gusigasira urukundo rwanyu, ari narwo rurangwa no kwihangana no kwihanganirana. Ibyo kandi umuntu ubwe ntiyabyishoboza, muzabishobozwa na Kristo ubwe. Mukwiye guhora mwizera kandi mumurangamiye, nk'uko Zaburi ya 84 umurongo wa 6 bivuga: hahirwa abantu bisunga ububasha bw'Imana bagahorana umugambi wo kugana ingoro y'Imana. Bashakanye nimwisunga ububasha bw'Imana maze ibafashe gukundana, mwihanganirane mu buzima bwanyu bwose, maze munogere Imana yabahamagariye gushinga urugo, kandi mube muri n'umutako muri kiliziya na sosiyete yacu. Muryango mutagatifu w'i Nazareti wa Yosefu, Mariya na Yezu, mube hafi abashakanye. Mwari kumwe na Padiri Fraterne Nahimana, umusaserdoti wa Diyoseze ya Nyundo. Urugo ruhire. Urugo ruhire. Urugo ruhire. Urashaka kwitegura neza gushinga urugo? Urashaka kumenya ishingiro ry'umubano mwiza w'abashakanye? Urifuza kuba umubyeyi nyakuri utanga uburere bukwiye? Kurikira ikiganiro Urugo Ruhire kuri Radio Mariya Rwanda, gitegurwa n'ubunyamabanga bwa serivisi y'ubusugire bw'ingo mu Rwanda.